ijambo ry'Imana ritubwira yuko dukwiye gufasha imfubyi, abapfakazi, abatishoboye, kandi Yesu yaravuze ngo ibyo nitugera mu ijuru azatubwira ati mwarakoze kuko mwagiye mufasha imfubyi igihe mwabikoreraga. Icyo nicyo gikorwa cyatumye twumva tukwiye gufasha abatishoboye, imfubyi, abapfakazi, kugira ngo bakomeze ubu buzima tuzabane no mu bwami bwo mu ijuru. Twatangiye igikorwa cyo gufasha umubyeyi utishoboye, tumwubakira ubwiherero ndetse n'aho gukarabira twakwita mu rurimi rw'amahanga dushe. Ikindi gikorwa twakoze ni ugufasha umupfakazi yaradafite ibyo kumufasha nko kurya, tubasha kumufasha kugira ngo abashe gukomeza ubuzima. Tugenda dufasha n'abandi bana b'abakobwa, tumaze gufasha umukobwa umwe tumwigisha kugira ngo abashe kwiteza imbere, yiga imashini, uyu munsi aradoda. Tumaze gufasha abandi bana 3 tubarihira amafaranga y'ishuri, tukunganira ababyeyi babo, kandi ibikorwa byacu birakomeje. Tukaba tubona bimaze guteza abo bantu bose imbere, baba bishimye. Nimba uyu mubyeyi atari afite aho kujya gukarabira, ubwiherero bwe butari bumeze neza, uyu munsi aranezerewe kuko ari kujya gukaraba afite aho yikinze, abantu batamubona, ari kujya mu bwiherero bujyanye n'igihe. Iki gikorwa ntabwo byoroshye, ariko ko twahamagawe twebwe ubwacu nk'abaririmbyi twishakamo ubushobozi. Urugero nko kubakira uyu mubyeyi dushyiraho n'imbaraga zacu, nimba ari ibikorwa amatafari tukayibumbira, hanyuma amabati uko asaba ubushobozi bw'amafaranga tugenda tuyateranya uko umwe ashoboye, nuko twagiye tubikora. Bazabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto tuvuga nk'abakristo ni izo zo gufasha abatishoboye, ni izo zo gusura abarwayi kwa muganga, ni izo zo kugaburira ababuraye, ni izo zo kwita ku mfubyi ntizizasigare mu kwiga no kwiteza imbere. Izo ni zo mbuto Kristo yadukanguriraga, kandi nizo zizatuma tugera mu bwami bwo mu ijuru. Aba nakanguriraga buri mukristo wese, yaba ari uwo hano ku Irebero, yaba ari uwo hirya no hino, ko yakangurirwa gukora uyu murimo wo gufasha abantu, ko ibyo ngibyo tuzabiherwa ingororano tugeze mu bwami bwo mu ijuru.